yanjye imeze neza ndashima Imana. Nta kintu mbaye imbere yanjye mfite umurindazi hano kumwe na mukaru ya danje hano imeze neza. Ngiye kujya ahantu ndi hari izuba rirenze irikenewe. Ngiye kujya mu mujyi, ubu turi saa 2:30. Ngiye kujya mu mujyi gukoresha inzara zansazanye zambanye ndende, wagira ngo singiye bazishyizeho ndeba na ya mahina yanjye yarandiho ari kunshiraho. Shaye biri gushira biba bisa nabi, ubu wagira ngo umuntu yahiye cyangwa hari ikindi kibazo yagize. Ngiye kujya rero mu mujyi gukoresha inzara mubane nanjye muri iyi vlog. Mfite kujya kurya ice cream ahantu hafi na buranda yita gute, Kakirura se ni Kacyiru, hafi na Faisal. Ari ahantu Mutabazi yagiye kungurirayo ice cream tariki 12 z'ukwezi kwa 2. Ubu bamaze kumpambura, nari nabuze umwanya mu gitondo wo guhita nkomeza nkagenda guhambura. Hari umushuti wanjye nagomba kubanza kujya kureba utari umeze neza, ubundi bituma ntabasha kujya guhambura. Ubu rero ngiye koga mu mutwe ejo kugira ngo bazansuke nsa neza. Umusatsi ndabona urimo gukura, ubu sinigeze nsokoza, ngiye kugenda nsokorezeyo. Uyu mwana w'incu turi gukura. Murabizi neza ko hari abantu badusuka umusatsi ugasubira inyuma cyangwa ntukure. Umva, hari n'umuntu ugusuka aho wari ugeze none ugatangira ubura. Hari n'umuntu ugusuka umusatsi ukagenda ugakura, ukibaza bari kuwushyiramo ka pakimaya bikagucanga. Umuntu utsuka akuza imisatsi ari nk'umuntu ubasha kwihangana akayomazaho nk'ukwezi cyangwa amezi 2, imisatsi ye yakura byatari. Nimba warabuze umuntu ugusuka neza, muzaze mbakubita akanimero ka Denise ajya basuka. Ni umumama mwiza, usenga, uvuga atuje, utagira ibintu by'amanyanga y'abasutsi. Utuntu nshaka gusuka nzabereka, nzasuka ejo muri no vlog, mugomba kubibona ukuntu numva nyine muri ngewe nzaba meze. Tumeze nkaho nta misatsi mfite, meze nkaho nogoshe. Ejo bundi abazimu bari batangiye kumfata nshaka kongera kogosha. Nihangane, telefone biri kuneza abantu. Nari nafashwe n'utuntu nshaka kujya kogosha, ariko ndavuga wapi, ngomba kurwana nabyo, sinzongera kogosha vuba aha ngaha. Ariko utwo tuntu Imana imfashe bizahure n'ukuntu dushaka duke ku mutwe, tugufiya, turyoshye, tumeze neza. Ndebera nk'uyu. Hano rero twari tugeze kuri sitasiyo nyine y'aho hantu tugura ice cream, ni Kacyiru hafi no kuri Faisal. Hano niho twari turi kwinjira. Nkunda ukuntu hari sitasiyo nyinshi hano mu Rwanda n'injoro ziba zigaragara neza. Mana we, mba mbona nko kujya kuzifatiraho ifoto, aba ari ibintu bya mbere. Ziba zisa neza, n'aha ngaha hasaga neza, numvaga nabikunze ukuntu hari gusa. Iyi ni itariki yo kurya ice cream, ndi gutya. Ndayigusize. Izi tariki 12 bazimerekeshejemo aje kukwishyura. Utwo nta n'ubishyuza. Agiye kuvuga ngo wageze. Ushobora guhagarara ukabanza ukarya. Okay. Mwaramutse neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanizere ko meze neza. Vlog muri kuyenjoyinga, muri ku musatsi wanjye wakuze, amavuta y'umusanuro utari kubikora. Murabizi ukuntu nta gihe kinini gishize neretse umusatsi.
no kuva natangiye gutereka umusatsi harimo ahantu umusatsi wanjye wigize gukura njya gushyiramo tentire izana ibara ritari ryiza, barangije barakata imisatsi yo hejuru irongera isubira inyuma, nshaka no kongera kogosha ngo birangira ariko dore yakoze. Ubu rero njye kujya kwisukisha, hano abana bamaze kurya. Ka uribagirwa ujyana ku gatambaro ku ishuri? Okay. Tugiye kugenda nayo kwisukisha. Abantu mwarebye vlog yanjye murabizi neza ko nari nagiye kwisukisha, ibintu nashakaga gusuka byagenze nk'uko nabishakaga 100%. Mana, nimba hari abantu basutse ni twister, izi twister hakazamo ibintu by'ibipfundo, mukazanga mumbaye mumbwire mbakubite nimero ya Denise mugenda basuke neza. Njyewe nabikunze, ndasa neza murebe, nta bintu by'amapfundo birimo. Wagira ni umusatsi. Iyo nabikunze bya bindi birenze, ariko birasa neza, akabara kajyanye nanjye. Rero mukomeze murebe vlog yanjye, nuko nguko ibisuko byagenze neza, nabikunze. Ndumva mfite gufunga modeli na modeli. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe abo duhuje ukwemera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumeze mute? Vlog yabaye vlog na vlog. Mumeze neza? Njyewe meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi turi kwa gatanu, ariko video uyu munsi ariko mfashe iyi video ariko muzayibona atari kwa gatanu. Nizere ko ijuma yagenze neza, abandi namwe wa gatanu wanyu wari umeze neza. Kwa gatanu abantu baba bari mu kazi baba bishimye cyane ko bari gukora amasaha make, baba bagiye gutaha cyangwa se ko baba bari gutahira amasaha basanzwe batahira, ariko nyine umunsi ukurikiyeho bakaryama bakaruhuka nta kuzinduka. So rero nanjye nabyutse nk'ibisanzwe, njyana abana ku ishuri, sinahita nsubira mu rugo, nari mfite kujya gukoresha inzara. Uyu munsi nakoreshereje inzara Nyamirambo, umuntu usanzwe nkorera wa undi Nosa ntabwo nari kumubona ko nari nazindutse, kandi nari mfite gukora utuntu twinshi. Mitanjya maze gukoresha inzara, mitanjya gushaka ibintu birimo hano, so mbiberekera. Mitanjya gushaka ibintu birimo hano, mbona amasaha aragiye, n'ubundi sinahita njya mu rugo ngo ngire ibindi nkora. Ubu ndindiriye gatoya umuntu tugiye kubonana, ubundi nkajya njya ku ishuri nkajya gufata abana. Uyu munsi ndabacyura bose, n'imfura yanjye irataha kare. Ubu ngubu hano mba ndi kumwe ngo na bebe hano. Inyindi aba rwose yaje yitwaje bebe, akamusiga mu modoka ngo mama ujyane bebe aryame, niko aba yambwiye. Aza rero feri ya mbere ari ugufata bebe, ubundi iyo afite bomba aratangira ngo mama bebe yanze gufata bomba. Ubahamba mfitemo bebe pe, umwuzukuru mba namurinze. Ayo. So iyi vlog rero nubwo imaze iminsi, iyi vlog ejo mfite kujya mu Bugesera, hari gahunda za mashariki nzaba nagiyemo. Ese ko mutanora koko? Ntabwo mushaka ko nzatsindira modoka? Ejo rero hari gahunda tuzajyamo, ibizankundira kubereka nzabereka. Mukomeze mugume hano mubane nanjye, munshyigikire, mumfashe bya 200 tubyuzuze, ubundi muryoherwe na vlog zanjye na video zo kubaganiriza, zo kubabwira ibintu byabafasha. Nanjye byamfashije. Nshaka kukubwira ikintu cyamfashije wowe wenda utagikeneye, ariko hari umuntu wawe uzi ugikeneye, n'ukuri ukaba wakimusangiza, ugasanga tumukoreye ibintu by'ibidanje byiza. Rero mukomeze mubane nanjye, murebe vlog yanjye, ndabakunda cyane. Mwaramutse neza, amahoro y'Imana bane namwe. Arizana, ariko umenya atari buze nabaye nawe uri kuri list.
abantu mwari mukomeje kureba vlog yanjye murabizi ko uyu munsi nagombaga kujya mu bugesera mu gikorwa cy'umuganda, tukajya kureba na match, tukajya ku rwibutso, nta kindi nibagiwe. Ubu rero mvuye iwacu turi saa 12:41, ngiye mu Kiyovu aho turi buhagurukire n'abandi. Mukomeze mubane nanjye rero murebe vlog yanjye. Indirimbo ntabwo abana bo mu bakire tuvuye kugura akacyayi. Njye na mama Sava nitwe bana b'abakire nitwe bana b'ababosi turi kujya ahantu hari umukwasiteri, dore ngo uriya hejuru. Hano rero twari dusohotse ahantu twari twahuriye twese mu Kiyovu, tubonye bunduki turi kumuhamagara ngo aze mu modoka twari turimo. Imodoka twari turimo twari dufite urusaku, njye na mama Sava na Kiramani na Linda umuturanyi mana na Ntuza na buri kantu mana, ariko byari byiza, njye nari nabikunze. Rero iyi ni polisi yari duherekeje, imana byari biryoshye ukuntu baduherekeje mu muhanda, byari bimeze neza, nta bintu bya jamu. Bari abantu babandikira Mama Sava sohoka, Mama Sava sohoka, Mama Sava sohoka. Wewe muhagariti ibwira mukamana bakora ariko natari zabikoraho. Ariko nabyabindi zabikoraho. Ariko nabyabindi zabikoraho. Rita ngwino hano. Ngwino tumushyiraho. Rita aguhindurire. Kicukiro sireye kwicakura ngaho ndebera umuntu akora umuganda afite isakoshi. Ndebera ndebe igihe acukuriye akagera na mani ibyo mbikuyemo. Tayari nakubitire ipiki. bakururamo ngini kunyenga nta mwana nyine la mbaye umugore ntari umugabo. Zamu yewe akazi kanje ko nabagafashe wandi kecha umuganda wakoze papa kati uyu nguyu ni murongo kandi akanyenyeri twaka
natwe turi benshi dufite igitego gikomeye kandi turi kuvuga ko agiye ariko Imana ntiyabikunze twamukunze muri filime yitwa Papa Shafi Tamuru amukorera abasemuye Bano ni batoya, ni batoya. Ni batoya. Awesome. wanditse amateka ariko ni umwe mu bakinnyi batweretse ko Imana irema mu buryo butangaje usibye kuba ari